Aba barimu 30 bahuguwe n'abazahugura abandi muri iyi gahunda ya Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro mu nama nkuru y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda ku kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu ngo ndetse no mu kazi. Umuhuzabikorwa w'uyu mushinga Sir Umubyeyi Epiphanie akaba avuga ko iyi gahunda igamije kongerera ubumenyi abarimu ku gukumira ihohoterwa rikorerwa abanyantege nke. Ubundi ihohoterwa uwo ari we wese yarikora. Umubyeyi yarikorera umwana we, umwana yarikorera mugenzi we, mwarimu yarikorera umwana, yewe n'umunyeshuri nawe ashobora gukorera ihohoterwa mwarimu. Ni ukuvuga ngo rero kuko ari wese ashobora gukora iryo hohoterwa, ariko noneho mwarimu nawe urebye aho akorera nk'uko nabibabwiye, uyu mushinga ushinzwe kurwanya ihohoterwa rikorerwa mu ngo no mu kazi. Muri ako kazi rero mwarimu akora buri munsi akunze guhura n'abana, kandi mu bantu benshi bakunze guhohoterwa harimo abana. Ni muri urwo rwego rero twumva ko guhugura mwarimu kugira ngo tumwibutse izo nshingano afite mu kurengera no kurinda umwana ni ibintu bya ngombwa. Uretse guhugura abandi barimu no gukora ubukangurambaga ku babyeyi, aba bahuguwe ngo bitezeho no kuzafasha abahura n'ihohoterwa bo mu ngeri zitandukanye z'ubuzima gusobanukirwa naryo, bityo bibafasha kuryirinda. Ibi ni byagarutsweho na Padiri Irakoze Hyacinthe, umuyobozi wa Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro na Caritas muri Diocese ya Cyangugu. Abana biga iminsi myinshi bayimara ku ishuri. Urebye mu mwaka igihe kirekire abana bakimara ku ishuri kushya bamara mu rugo, kandi bari kushobora kumwe na mwarimu. Ubwo rero abarimu bari mu bantu tubona badufasha kugira ngo turwanye iryo hohoterwa, kandi badufasha gukora ubuvugizi mu ahantu hose kugira uburenganzira bw'umwana bwubahirizwa. Cyane cyane ikigamijwe kugira ngo duhe abana ubushobozi bwo kurengera uburenganzira bwabo ku giti cyabo. Nyuma y'amahugurwa abahuguwe bavuze ko bahungukiye byinshi, ndetse ngo hari uburyo nabo ubwabo bahoteraga abana batabisobanukiwe. Bakaba bavuga ko bajyanye umugambi wo gufasha bagenzi babo, abana n'ababyeyi gusobanukirwa no gukumira ihohoterwa. Cyane rwose, kandi biranaba kuko umwana ashobora kumuha umukoro akaza atawukoze, ukajya ugadimbagura utazi ko wenda iwabo nta muriro bagize cyangwa se haraye nyine amakimbirane ntiyabona uko abikora, ugakubita. Nkatwe rero twaje muri aya mahugurwa, icyo bidufasha ni uko mu gihe cyose tubonye umwana afite imyifatire idasanzwe, mbere yo kumuhana ugomba kubanza kumusanga ukamuganiriza ukamenya ikibazo afite. Niba yari afite ikaramu akaba atakoze umukoro, niba se mu rwara ikibazo cyahavutse, mbese nyine ukamuhana cyangwa se ukamuhanura ariko uzi ikibazo cyavutse. Bisaba kubanza kumuganiriza kubera ko inshuro nyinshi harimo abarezi babikora. Aje kudufasha mu nkange nk'umurezi nk'ukigo nkoreraho, ndetse no aho ntuye muri rusange. Nzafata umwanya nganiriza bagenzi banje b'abarezi uburyo tugomba kumenya abana twigisha, tukamenya abana twigisha uburyo babayeho, tukamenya imiryango yabo babayemo uko babayeho mu buryo bujyanye, niba babanye neza mu rugo. Hari n'ubwo ushaka no kwigisha n'umwana ukabona nta n'ibikoresho nagira, ariko atari uko atagombye ko yabibona, ahubwo ari ukubera kutumvikana mu muryango. Ngira ngo rero nkatwe nk'abarezi icyo tugiye gukora ni uganiriza abarimu bagenzi bacu kugira ngo twigishe abana tubazi, tumenya n'uburyo tugomba kubatwara, cyane cyane abantu bafite intege nkeya nk'abo twahoze tuvuga. Uyu mushinga wa Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro mu nama nkuru y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda ukorera mu Rwanda, u Burundi ndetse na Kongo. Mu Rwanda ukaba ukorera muri Diocese ya Gikongoro na Diocese ya Cyangugu, aho ufite intumbero zo kugeza ibikorwa byawo ku bagore 8,000, abagabo 6,000, abayobozi 300 ndetse n'inzego z'abikorera societe civile zigera ku 110. Andre Kagwamwe na Data, Pacis TV, Diocese ya Cyangugu.